n'ikirenga yagarutse igarukanye inyongera ya 300 kwijana buri munsi. Umunyenga muri kajugujugu kujyana muri hoteli y'agatangaza ukarama amajoro 2 n'uwawe, ndetse ukaba wanatsinda amamiliyoni menshi buri munsi. Kanda akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego ugera ku muhigo w'umunsi, bityo wihesha amahirwe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho. Yes, reka tubasuhuze twongera kubifuriza icyumweru cyiza. Weekend irarangiye, uno munsi ni kuwa mbere. Muri Airtel nta rendiyo zibamo, nta bintu byo kuvuga ngo tubyukanye ibitotsi, ngo tubyukanye umunaniro. Imvura yaguye ariko nta bukonje dufite kubera yuko turi muri Nikirenga, turasoza umwaka twebwe twifitiye ibyishimo gusa. Reka mbabwire ngo promotion yacu ya Nikirenga irakomeje. Ubu tugeze ku munsi wacu wa 6, kuko mu kanya gato tugiye kumenya umunyamahirwe wacu wa 6 ninde. Ntabwo turamenya uwo ari we kuko ntabwo turazibona za nimero zose, ariko reka nkubwire ngo nawe ushobora kuba umunyamahirwe. Icyo usabwa ni ikintu kimwe gusa, ni telefone yawe, sim card ya Airtel, warangiza ugakanda akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego, yes, ukamenya umuhigo wawe umunsi ukawuhigura, nawe ukaba waba umunyamahirwe muri promotion yacu ya Nikirenga. Ariko mbere yuko tumenya umunyamahirwe wa 6, reka mbanze nkwibarize, wabonye ibyishimo by'umunyamahirwe wacu wa mbere wagiye mu ndege? Byari birenze. Nukuri ndishimye cyane pe, birashimishije pe, sinzi uburyo nabivuga. Uyu ni Jean Dodier Maniriho, umunyamahirwe watsindiye urugendo muri kajugujugu kuva i Kigali yerekeza i Rubavu, aho afatira akaruhuko k'iminsi 2 muri hoteli y'Ikirenga nyuma yo kwegukana akayabo k'amafaranga akabakaba mu bihumbi 800 by'u Rwanda. Jean Dodier mbere yuko yurira indege ariko yabanje gusobanura inzira yanyuzemo kugira ngo agere kuri ibi byiza. Muri promotion Nikirenga nafashe telefone yanjye irimo sim card ya Airtel, nganda akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego, ndohereze bama umuhigo w'amafaranga runaka, ndayakoresha, nangije bama ko umuhigo nawuhiguye. Nyuma baza gutombora basanga ari ngiye batomboye. Nyuma nomora amafaranga ntombora no kujya i Rubavu ngendeye muri kajugujugu yingi mureba. Niba atari ibanga Jean Dodier, ni inshuro ya kangahe waba ufashe urugendo wowe ubwawe ubiteganyije ukavuga uti ngiye gufata ikiruhuko ugafata indege utagendeye mu modokari nkuko tubimenyereye? Nta nimwe, ni ubwa mbere. Michael Ajay, umuyobozi mukuru wa Airtel, yagize ati twasezeranyije abakiriya bacu ko tuzabaha ibintu by'agaciro, harimo nka tombora ya 1.5 miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Twanasezeranyije kandi abakiriya bacu ko tuzabafasha kubaho nk'abamiliyoneri. Uyu ni umunyamahirwe wa mbere ugiye kugenda n'indege mu kiruhuko cy'iminsi 2 ari muri hoteli. Turi mu kirere mu ndege y'akajugujugu, turi kumwe n'umunyamahirwe Jean Dodier. Jean Dodier uyu akaba ari umunyamahirwe wegukanye itike y'indege nyuma yo gutsindira amakashi menshi muri promotion Nikirenga. Iyi akaba ari promotion ya Airtel. Kuri ubu akaba yerekeje i Rubavu muri hoteli y'inyenyeri 5 Serena Hotel, aho agiye kumara iminsi 2 aryoherwa n'ubuzima muri promotion ya Nikirenga, promotion ya Airtel. Ese Jean Dodier, wowe uru rugendo ruragumvute? Okay, sinzi cyo kuvuga nta cyo navuga byinshi cyane no gushima gusa, nta kintu kuko birarenze kwa Nikirenga. Iyi weekend yo ngomba kuyandika hano kuko irarenze, ngomba kuyandika hano kuko gazajya inyibutsa ibintu byinshi mu busaziro bwanjye, kera bigira amahirwe nk'abaho igihe kinini. Mu rugendo rw'iminota 40 Kigali Rubavu, Jean Dodier ngo hari byinshi yabonye ari mu kirere byamukoze ku mutima. Nukuri mu kirere hari ibintu byo kugenda mu kirere, hari ibintu byinshi ubona byiza cyane bitandukanye, harimo ibirunga, harimo kuzenguruka Nyabarongo wireba neza wisanzuye, guca za Gishwati. Uwo nkunda namwifuriza gukora urugendo nk'urwo nkoze. Nyuma y'uru rugendo, Jean Dodier yahise yerekeza muri Serena Hotel i Rubavu, aho agiye kumara iminsi 2. Buri wese ariko aya mahirwe yamugeraho igihe ari ku murongo wa Airtel, ubundi akandika akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego, yes, ubundi agakurikiza amategeko n'amabwiriza. Gakayire Raymond, TV1. Yagiye muri kajugujugu
amara weekend yose Rubavu muri hoteli y'akataraboneka yarizihiwe cyane. Aha, ikintu kizabona n'ejo wa kabiri undi uzagenda muri Kajugujugu. Ngira ngo turaza no kuza kubereka uburyo umunyamahirwe wacu yamanutse muri Rubavu, tumwereka uburyo bamufashe uretse ko nta shyari ryiza ribaho. Reka tuvuge yuko turi buze kubatera kugira ishyaka ryo kugira ngo mube ku murongo wa Airtel. Hanyuma ikindi ngira ngo hari igihe umuntu yibaza ngo ariko se biriya bintu buriya ntago bigenda bite, ntago babikorera abantu bazwi, ntago bimeze bite kada ku munsi w'ejo ngewe nijye wari guhera. Yes, ngira ngo ahubwo noneho ku munsi w'ejo umuntu wakabaya icyo nzi cyo uwakabaya si ubwo ari bwa kabiri kandi agiye muri Kigali cyane agiye kurira indege nuri ariko nuri wa mbere atubwiye muri hoteli y'akataraboneka kurara muri Sena na madame bakarya bakanywa nibagerayo bazongera basinya amasezerano bushyashya batembera baraza kongera basinyura amasezerano yo kubana. Reka mu kanya gato tugaruke tureba umunyamahirwe wacu wa gatandatu ninde. Nkubwira ngo nawe ushobora kuba umunyamahirwe wacu, icyo usabwa gusa jya ku murongo wa Airtel, nurangiza winjire muri promotion yacu umenye umuhigo wawe umunsi uhigure. Nkubwira ngo ibihembo birimo birashimishije cyane. Icya mbere iyo umaze guhigura umuhigo duhita tuguhereza bonus igera kuri 300% y'amafaranga yawe umaze gukoresha dukuba gatatu. Warangiza ukaba ushobora kuba umunyamahirwe wo guhinduka miliyoneri mu gihe gito cyane mu masegonda. Ukaba nka miliyoneri kuko miliyoneri ajya mu ndege akajya muri hoteli nziza. Ariko reka tubyongereho, iriya ni na prive, ni kwa kundi uvuga ngo umuntu afite indege. Murakoze cyane, reka tubabwire ngo mu kanya gato turagaruka tumenya umunyamahirwe wacu wa gatandatu. N'ikirenga yagarutse igarukanye inyongera ya 300% buri munsi. Umunyenga muri Kajugujugu kujyana muri hoteli y'agatangaza ukarama amajoro 2 n'uwawe, ndetse ukaba wanatsinda amamiliyoni menshi buri munsi. Kanda akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego ugere ku muhigo w'umunsi, bityo wihesha amahirwe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho. Yes, turagarutse nanone nari maze kubibabwira yuko tugiye kumenya umunyamahirwe wacu wa gatandatu. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wabashije gukora ibyo yarasabwe, wabashije guhigura umuhigo we, ashobora kuba ari muri izi nimero. Reka zikomeze zizunguruke ngira ngo muri kubireba uburyo bimeze. Nimero zose niba uzi ko nawe amasegonda ngahe tubara amasegonda 45 kubera ko nugiye gufata isaha yose duhagaze aha ngaha byaba bikabije. Reka tubireke ziriya nimero zihute zikomeze zijya. Ni munsi nyara abakurikiye televiziyo hagira umbipa ambwire ngo stop. Bimeze bite? Muri kubibona ukuntu bimeze hariya, ziro zizunguruka. Ndeka mbare kugeza kuri gatandatu kubera ko ni umunyamahirwe wa gatandatu. 6, 5, 4, 3, 2, 1 stop. Yes, umunyamahirwe wacu ni uwo nguwo, ngira ngo mwamwiboneye. Umunyamahirwe wacu afite 073 9 0 5 7 yego 9 0 reka tumuhamagare turebe ninde ndetse anaherereye he. Nkwibutsa ko nawe ushobora kuba umunyamahirwe w'umunsi, icyo bigusaba ni kimwe gusa, ni sim card yacu. Warangiza ugatangira ukamenya umuhigo wawe w'umunsi, kandi ikindi ntabwo bigusaba kuba uri ku murongo wacu igihe kinini. Allo, oui, mwaramutse neza. Njyewe uguhamagaye nitwa Liliane. Yego, nkaba nkora muri Airtel. Nanjye nitwa Christophe. Christophe, waramutse neza? Naramutse. Urahagana he gutuvugana? Ndi Musanze. Uri mu Busanza? Uri Musanze? Mu Ruhengeri? Christophe, hari promotion ya Airtel yitwa ni ikirenga, hari ikintu waba uyiziho? Muri iyi minsi nayumvishe kuko njya nkoreshaho Airtel. Kambira ko banyongerera amayinite nta internet. Yego. Numva ari uko nari.
nuko nkuko wari ubiziho nuko najyaga mbikoresha ariko ko bajya banatombora nuko mbizi. wumva ko harimo gutomboka ko uba watombora iki? Numvishije iby'amafaranga sinzi ariko ngo nimba no guhemba abantu wenda kuba bagira urubavu. Yego. Ntabwo wari wabikurikiranye neza. Christophe, niba atari ibanga, mu buzima busanzwe ukora iki? Ugenda umutekinisiye ibintu by'amadekoderi. We ukora amadekoderi n'amateleviziyo n'amatelefone ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ibintu nk'ibyo mfite. Aha. Christophe, urubatse cyangwa se uracyari ingaragu? Ndi ingaragu. Ajya uri ingaragu fo igihe kingana iki? Urabiteganya kubibamo igihe kingana iki? ndabiteganya vuba wenda nk'umwaka utaha. Nk'umwaka utaha urateganya kuzabivamo? Aha, reka rero nkubwire igitumye nguhamagara. Reka nkubwire igitumye nguhamagara. Yego. Nuko nawe ubaye umunyamahirwe muri promotion ya Ikirenga, aho ushobora kuhinduka miliyoneri mu masegonda 45 yonyine. Murakoze cyane rwose. Hanyuma ku munsi w'ejo isaa 3 za mu gitondo waba watugezeho kuri Airtel aho ikorera i Remera mu mujyi wa Kigali. Yego. Urahamenyereye urahazi? Aha, ejo saa 3 za mu gitondo kandi nkubwira ko bidahagarariye ku mafaranga gusa, dushobora no kuzaguha ikiruhuko, bizaterwa nuko nimero yawe ushobora kuzegukana amahirwe. Dushobora kuzaguha cya kiruhuko cya Rubavu, ubwo niba hari wateganyaga kubana nawe umwaka utaha, gendera no muri Kajugujugu, ushobora kuzamwitwaza ugahita utera ivi uri kuri hoteli nziza cyane. Turakoze cyane Viateur Christophe, ngaho ugira umunsi mwiza. Urakoze nawe. Aha, nivugiye Viateur kubera yuko Viateur ku munsi w'ejo niwe uzaba werekeza muri Rubavu, bose ni abanyamahirwe wacu. Nta Christophe nta Viateur kuri Airtel bose ni ba Musanze, Kabaya, n'ibintu byegeranye cyane. Rega nkubwire yuko nawe ushobora kuba umunyamahirwe w'umunsi w'ejo ukurikiyeho. Icyo usabwa ni kimwe, ni simcard ya Airtel, warangiza ukamenya umuhigo wawe umunsi ukawuhigura. Iyo umaze kuwuhigura nta kindi gutegereje, Airtel guha bonus ingana na 300 kwijana, no kuvuga ngo tugukubira 3 inshuro z'umuhigo wawe wahiguye. Warangiza ugategereza ko waba umunyamahirwe w'umunsi cyangwa se ukaba wanaba n'umunyamahirwe w'icyumweru. Mu kanya gato rero ntabwo twaje tumenya gusa umunyamahirwe wa gatandatu, mu kanya gato muraje mwirebere aho umunyamahirwe wacu wa gatanu agiye kwifatira amafaranga ye. Nkaba bamenyesha yuko ubona amafaranga guhera kugeza kuri miliyoni 1.5. Ukuvuga ngo wagiye muri ba miliyoneri. Ni wowe uyihereza, ufata ayo ushaka, twe tugushyira imbere ugafata ayo ushaka. Ayo baje kwifatira uratwara, ayo sigaje kagwa muri machine. Tutatujya gushaka ahantu tumanura nk'icyaka hirya aho ngaho. Reka tugaruke mu kanya gato tugarukanye n'umunyamahirwe wacu wa gatanu yifatira amafaranga ye ahangaha kuri ekara yanyu mwese mubireba. Ni Ikirenga yagarutse, igarukanye inyongera ya 300 kwijana buri munsi. Umunyenga muri Kajugujugu kujyana muri hoteli y'agatangaza, ukarama amajoro 2 n'uwawe. Ndetse ukaba wanatsinda amamiliyoni menshi buri munsi. Kanda akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego ugere ku muhigo w'umunsi, bityo wihesha amahirwe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho. Aha, nabibabwiye yuko tugiye kugarukana none turi kumwe n'umunyamahirwe wacu wa gatanu ahagiye kwifatira amahirwe yo kuba umumiliyoneri. Urumva bimeze gute mu mutima wawe? Ndishimye cyane bitewe ariko ntabwo ngiye nakumenye. Nitwa Ineza Eve. Tumva ari ibyo ngibyo. Uriga akora mfite akazi nkora mu kigo cya leta muri universite yitwa IPRS Kigali. Ndi umu IT.
IT technician. twereka rero ngira ngo ikintu nakwibutsa nuko mu kirenga umwaka ushize umunyamahirwe wa mbere Noeline nawe yakoraga muri IPRC no kuvuga ngo IPRC na Airtel cyane dufitanye umubano ariko hatagira ubyumva ngo agira ngo tubikora kubera yuko aribo bakora ahubwo nuko bo bamaze gusobanukirwa n'ibyiza bya Airtel kuko we afite sim card akoresha y'akazi ya CUG ariko noneho yagize amahirwe siyo ku kazi akoresha ahubwo niyo yaguze nyuma akoresha mu yindi telefone urumva afite sim card yagize Airtel aradukunda nawe turamukunda yes hanyuma rero Yves ikintu ugiye gukora muri iyi minota urabona aya mafaranga ari mwahangaha yose na yawe yose na yawe ariko uburyo uri buyatwaremo no kuvuga ngo ngewe ntabwo naguha amafaranga afunze urabona hano arafungiranye rero wowe icyo uri bukore urayakura mwahangaha afunze uyashyira hariya afunguye kugira ngo bikorohe kuza kuyabara no kuvuga ngo amafaranga uri buvane mwahangaha ugashyira hariya niyo yawe ayo usigemo hano ntabwo ndeba yuko ari kuwa mbere ndaza gushaka aho njya gushaka hanyuma uburyo uri bubigenze urajya ukoramo hano uyakuremo uyashyire hariya ariko icyo nakubwira nta noti y'u Rwanda yemerewe gucika iyo uciye amafaranga ubwo urumva nawe urumva kandi biba biriho bicaho ubwo abashinzwe umutekano w'amafaranga bazaza kandi nta no kuyagusha hasi no kuyagusha ntabwo ko ayawe ugiye kuyabariramo ubwo yiri bugushe hano n'ayanjye ari bugwa hano hejuru bakubura byavuyemo ariko nabwo yaba yaje hanyuma ikintu nakumenyesha ni uko ufite amasegonda 45 yo kumaze kubikora nk'ibi ibanga wahamagara Olive akagukuriramo ukaza kumuha icya 10 ko nabonye ari ubishoboye urumva uri tayari tubanze cyangwa dusimbukemo gake urumva umeze neza rinete zizana imbe nzambaye nzigufasha ntabwo ari naza kureba se anikuramo izasenge yese nagukinishaga noneho dushobora gutangira ngiye kukubara kugera kuri 3 nivuga go nibwo uri wemerewe gukoramo mpaye ngatangiye gupima ikirere yes 1 2 3 go mpaye nkawe amasegonda abaye 37 amaye nkawe rero inka yanjye amasegonda 29 amasegonda 21 amasegonda 15 ko yamazemo ndasigana n'iki ko mbona uno munsi bari buze kumva baraza kumpa agakayetu stop ay mundebere neza ansigiyemo icyubu irenga yagarutse igarukanye inyongera ya 300 kwijana buri munsi umunyenga muri kajugujugu kujyana muri hoteli y'agatangaza ukarama amajoro 2 n'uwawe ndetse ukaba wanatsinda amamiliyoni menshi buri munsi kandi akanyenyeri 1 4 1 akanyenyeri 1 urwego ugere ku muhigo w'umunsi bityo wihesha amahirwe amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho. Yes, turagarutse nanone Yves ndagira ngo mbwire umutima wawe urumva urimo guterera he muri iyi minota. Magamye ndishimye cyane bimwe bikabije sinzi ko nabivuga naje numva mfite ubwoba ko narebye show ya mbere mugenzi wanjye ko yabigenjeje nabanye birayi sinzi ko ntabishobora ariko wasanze ari ibintu byoroshye birizi cyane niyo mpamvu nahita mbwira abantu bose bakoresha Airtel imana bakandirana akanyenyeri 1 4 1 akanyenyeri 1 nanone bashyireho urwego buri gitondo ko byutse nko umuntu mu gitondo abyuka asaba imana ngo imurinde uwo munsi nawe ujye ubyuka ubikora uravuze ngo umuntu ajya asenga asaba imana ngo imurinde narangiza yongereho akanyenyeri 141 asabe Airtel kugira ngo imugire umumiliyoneri. Aya uyu ni Yves ngira ngo Yves bashobora kugukikiriza noneho ikimenyetso kigaragaza umubare w'amafaranga yegukanye
wayabonye miliyoni imwe n'ibihumbi 190 n'amafaranga 500 amashyi menshi cyane n'inyakoma n'ijyenyine ntabwo uri bubyumve wishyiramo ko nayakomye yes ahangaha ni muri promotion yacu ya Nikirenga aho Ineza Yves abashije kuba umunyamahirwe wacu wa gatanu wegukana amafaranga nkubwira ngo nanone nimero yawe ifite amahirwe yo kuba wazegukana ikiruhuko cy'iminsi 2 ibyo byose ni ibihembo biri muri promotion yacu ya Nikirenga icyo usabwa ni kimwe gusa ni telefone yawe sim card yawe ukanda akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego yes umenye umuhigo wawe ukimara guhigura umuhigo wawe Airtel ihita iguha bonus ingana na 300 kwijana y'umuhigo umaze guhigura twarangiza ikindi dukora niki ni ugushobora kuguhamagara nimero yashobora kwegukana amahirwe yo kuba wahinduka miliyoneri kimwe nuko ushobora guhinduka nanone umuntu wabaho nk'abamiliyoneri cyane ariko uribagirwa akantu kamwe kajugujugu nibwo bwa buzima bwo kubaho nk'abamiliyoneri kugenda muri kajugujugu ugiye kuruhuka indege ugenda wicaye wowe n'ushaka ushatse ugenda wenyine ushatse utwaramo undi muntu ushaka yes ikirenze kuri ibyo ngibyo nanone reka nkubwire yuko tuguhaho n'amafaranga yandi ku ruhande atari muri aya ngaya wegukanye ibihumbi 100 ariko ntabwo ndavuga wowe kubera yuko sinzi niba ari wowe uzabyegukana ubashije kwegukana icyo gihembo nanone ahabwa ibihumbi 100 byo kwitwaza ku ruhande mu gihe uvuye muri ya hotel nziza cyane y'igitangaza Airtel yaguteguriye ushobora gusohoka hanze wabona agakweto keza ukakagura washaka kugenda ngo uryame ku musenyi ku kivu atari muri hotel ukagenda ibihumbi 100 ukajya wishyura nk'umumiliyoneri ariko ni ibintu byoroshye cyane reka tugusabe nawe agaruka mu modoka VIP yes aho ngaho rero nta handi wabisanga ni muri Airtel gusa simukadi igura amafaranga make cyane 500 ugahita wisangira amafaranga 400 umuhigo wawe ubutangiye kuwuhigura hanyuma ukanareba noneho n'ubundi Airtel bwo kuguhereza reka tubabwire ngo buri gihe saa 9 z'umugoroba kugeza saa 9 n'igice ikiganiro cyacu kiba gicaho kuri TV1 ndetse n'andi mateleviziyo yose dukorana ikindi nakubwira nuko nimero ishinzwe kuguhamagara nimwe yonyine ni 0731 6 0731 6 nta yindi nimero yemerewe kuguhamagara indi yose izaguhamagara uzababwira umugisha bawigumanire reka tubabwire ngo mukomeze mugire umugoroba mwiza Nikirenga yagarutse igarukanye inyongera ya 300 kwijana buri munsi umunyenga muri kajugujugu kujyana muri hoteli y'agatangaza ukarama amajoro 2 n'uwawe ndetse ukaba wanatsinda amamiliyoni menshi buri munsi kandi akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego ugere ku muhigo w'umunsi bityo wihesha amahirwe amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel umuyoboro wa telefone zigezweho.